Mwaramutseho. My name is Sarah. Nitwa Sarah. Sarah UWABABYEYI. UWABABYEYI. The way you guys are looking at me. Ndabona mwagize amatsiko y'ibyo ngiye kubasangiza. Well, your eyes show me a lot of love. Gusa ukuntu mundeba ndabibonamo urukundo rwinshi. I know I'm beautiful, thank you. Kandi ubwo biraterwa nuko ndi mwiza, murakoze. When I was in high school, mu gihe nigaga amashuri yisumbuye, I used to receive a lot of compliments. najyaga ngira abantu banshyashyariza cyane. Their words were so beautiful that they could go deep in my heart. Bakambwira amagambo meza kanshengera umutima. They used to tell me that okay, even if I never wanted to listen, nubwo ntabaga ngambiriye kubyumva ibyo, one way or another I could hear those words. uburyo bumwe cyangwa ubundi amagambo nkawe najyaga nyumva. So I used to even if when I was sitting in classroom, my classmates could say, mu bihe nabaga nicaye mu ishuri abo twiganaga bakundaga kuvuga batya, in senior 1 to senior 3 third term, I didn't wear glasses. mu wa mbere kugera mu wa gatatu sinigeze nambara amadarubindi. So I have big eyes and white. They are white. Nagiraga amaso manini kandi y'umweru. So they are so beautiful, I know. Ibyo rero binyongerera uburanga ndabizi. So in high school, my classmates, or even if we were not in the same level, abantu twiganaga rero, they could say that Jesus, Sarah has only 2 beautiful things in her life. Bajyaga bavuga ngo Sarah afite ibintu nyaburanga bibiri gusa mu buzima bwe. Her eyes, amaso, and her hair. N'umusatsi we. The rest of it is bullshit. Ibindi sinzi ibyo ari byo. So even if I never wanted to hear those words, nubwo amagambo atanshishikazaga, I could find myself listening and receiving to the depths of my heart. Nisa n'ubundi yanshengeye. Someone from nowhere tells you only your eyes and your hair is the only good thing you have on you. Wari wese umva arambwira ati ukuyeho amaso n'imisatsi nibyo bikugira umuntu, ibindi byo ntabyo. To be honest, I didn't care for the first. I thought they're just rumors. Bigitangira sinabyitagaho, numvaga ari nk'ibihuha bihita. But little did I know that those words went in my heart. Ariko nyuma nza gusanga aya magambo yafashe umwanya muri jye. So and there is a time I could always want to stay away from the crowd. Bigatuma rero nkunda kuba hirya y'ikivunge cy'abantu. To be honest, I started changing when I was in senior 5. Ngeze rero mu wa gatanu ntangira kujya mpindura ibintu. The years before, I never talked to people. Mbere rero sinajyaga nganira n'abantu. Actually, I hated people. Bisobanura ko numvaga umuntu ntamukunze. Because I would say that all these people, all they are going to do is define me according to their standards. Nabanga ikintu abantu bajya bankorera no kunyangiza bashingiye ku ishingiro ryabo ry'uko babona ibintu. I could tell myself it is okay and these too will pass, but the words and their actions and their reviews, they always stayed in my heart. Mvuga ngo ibyo byahise ariko n'ubundi bikaba byangumye mu mutima. I didn't care at first. Sinajyaga mbyitaho bigitangira. But later on I realized that I don't even like people at all. Sorry? I don't like people. Nyuma biza kurangira nanzuye ko abantu ntabakunda. Because why would I stay with someone who hates me?
nkabona ko abantu banyanga. So why spend my time with someone who thinks I am a problem to them? Nkavuga ntese umuntu nk'ubundi ndamwitsiritaho ngo azamarira iki. So I told myself day and night that people come and go, and that's time and that's everything. Nk'abana abantu nzabana nabo bazagenda mbane n'abandi nuko bimeze. So actually I cared less about people. Urego rero abantu nkabaha agaciro gake. These days you see that I am very stubborn and open and always talking to people. Ariko muri minsi abanzi ndakubagana mpora nsabana n'abantu. But if you met me 5 years ago, you would wish that you would have never met me. Ariko mu myaka 5 yashize iyo usa ngo wahuye nanjye wari uvuga uti iyo bitabaho. Because I lived my life saying it is okay, it's going to be fine, and I can overcome this. Ko nabagaho ubuzima vuba ngo ntacyo bitwaye bimbangamiye nzabirenga umunsi umwe. I can do this on my own. I can always fight for myself. I can always stand up for myself. Nzajya nirwanirira intambara, nzajya mbaho ku giti cyanjye. I lived my life like that until even in this year. Nuko rero nabaye ubuzima bwanjye kugeza uyu mwaka tutangira. Imagine like you are surrounded by a lot of people but you feel alone. Namwe murumva ukuntu bibabaje kuba ukikijwe n'abantu ariko n'undi ukumva uri wenyine. You have your friend but those friends are far from you. Ukasanga ufite amashuti ariko ukabaho nk'aho akuri kure nubwo muhorana. So I could tell myself like normally I don't pick up my Bible so much. Sinakunze gusoma Bibiliya cyane. So I just say like even if I read, what's the point? What's the point in reading the Bible? Najya nibwira n'ubundi nayisomaho birashyira iki? What will I gain from it? Ndayikuramo iki? Because I could look at myself and say I'm a Christian but I am no different from the people who are not Christians. Ko najyaga nireba nkavuga nitwa umukristo ariko sinjya mbona itandukaniro ryanjye n'abatari bo. Actually the Bible says there is peace in Jesus Christ, right? Bibiliya rero ikavuga ngo hari amahoro muri Yesu, sibyo? But I could always find emptiness in my heart. Ariko ubusanga akaba aribwo niyumvamo mu mutima. I could always ask myself, what is wrong with me? Nkibaza ni njye bipfira he? Like I do not understand myself either. Nanjye ubwanjye nkumva ntazi uwo ndiwe. If I look at myself, I could just feel like I'm just like an empty vessel moving around. Nakwigenzura nkasanga meze nk'ikibindi kirimo ubusa. Like imagine like I'm living but I do not feel life within me. Urabyumva nawe kumva nari ndiho ariko nkumva nta buzima mfite. Like even for the past few weeks I was going through a hard time. Nubwo buzima rero nanyuzemo hashize. And I looked around and I couldn't find like who can I tell? Noneho nkagira n'ikibazo yo kutagira uwo nizeye nabwira ibyo byose. I was like if I tell someone like I feel like there is something wrong with me. Nkabona ko ngize uwo nganirira ahubwo ubwo hari ikibazo naba mfite. They will ask me like what is wrong with you? You feel like something is wrong, so what is wrong with you? Nkumva uwo naganirira namubwira ko hari ibitagenda ariko nambaza ngo ni ibihe nkumva ntari bumenye ibyo ari byo. I also didn't understand what was wrong with me. Nanjye rero sinari nakamenya icyari ikitaragendaga muri jye. I disturbed different people hoping they could talk to me. Ngerageza gushotora ngira ngo abantu bazamvugisha duheraho. But in the end I was like I could just feel like still I'm alone. Ariko n'ubundi nkumva mbaho njyenyine. So it was difficult. Byari binkomereye. And sometimes I even met people who told me like who could tell me that I enjoy seeing her cry. Sorry? I enjoy seeing her cry. Nejejwe no kumubona arira. Yes. So I did have those kind of people in my life. Abantu nk'abo sinari mbafite muri jye.
mu buzima bwanjye, but I do have I did have them sometime. ariko hari igihe byabagaho nkabagira. So a few weeks ago, mu byumweru bike bishize rero, Pastor Augustine told me that let's go to Kanombe for the cell meeting. numvise pasiteri ampamagara ngo tujye i Kanombe gusenga muri serire. And then later on, first I believe we went to Kimisagara. Icyo gihe nari nabanje kujya Kimisagara. And then later I told Pastor Ko that can we go together? Nyuma nsaba Pastor Ko ni nanjye ntware mubo mujyanye gusenga. To be honest, the first question I asked Pastor Ko was, is it fun? Ikibazo namubajije cyari gisekeje. I asked Pastor Ko, so Pastor Ko, where we are going, is it fun? Naramubajije ntahantu tugiye hari ibintu bihimbaje. He said, no, it is not fun, it is spiritual. Aravuga ngo nta bintu by'imikino biri bubeyo, ngo ni iby'umwuka gusa. So actually we used to go for the cell meeting. It was the second time. Bwari ubwa kabiri ngiye mu masengesho yo mu rugo. But the first time I went for the cell meeting, it was just interesting and fun. Bwa mbere tujya gusenga byari bishishikaje. So personally, I think I had reason to ask such kind of a question. Nibwiraga ko kumubaza niyo mfite uburenganzira bumubaza. So when he was preaching, rero yabwirizaga twagezeyo. Actually he said a lot of things. Numvise ibintu byinshi. And I still have the record. Na record iyo nyigisho ndacyayifite. I believe I started recording when he was almost 30 minutes later. Gusa natangiye kumufata amajwi bura nk'iminota 30 ngasoze. No, it was after 30 minutes. That's when I started recording. Ahubwo agejeje iminota 30 nibwo natangiye gufata inyigisho. But my record, in my phone, it is 54 minutes and 36 seconds. Ndabyibuka yari iminota 44 n'amasegonda. So obviously he did take time preaching, right? Birumvikana ko atafashe igihe kinini. And he said a lot of things. Yavuze byinshi. But I learned 2 things. Ngiye ariko nigiyemo bibiri. You will know the truth and the truth shall set you free. Haravuga ngo muzamenya ukuri kandi niko kuzaba batura. In his preaching, the second thing I heard is that people are trying to do things on their own. Ikindi cya kabiri yavuze nuko yavuze ko abantu ubwabo bari bagerageza kugira ibyo bakora biba batura. And actually everything they are doing is in vain. Kandi mu by'ukuri ibyo bahimba gukora byose baba bari kuruhira ubusa. That's when I understood my problem. Naho rero namenye ikibazo nabanye nacyo. I realized that after all these years, after saying I am a Christian, niho natahuye ni imyaka yose maze mvuga ko nanjye ndi umukristo. That's actually when I can say I actually received salvation. Ahubwo ubu niho navuga ngo nakiriye agakiza. Because if I say that I am a Christian, but I am so deep in my sorrow, kuvuga ngo ndi umukristo ariko nkaguma mu gahinda nisanganiwe, always in my pain, fighting for myself, nkahora mbabaye nirwanirira, saying I can do it, I can push one more step, kandi nkahora niyemeza ngo nzabigeraho ngo reka nongere izindi ntambwe, but in the end I come back to the same place. Ariko n'ubundi bigasoza ngarutseho nahereye. I was not a Christian. Nta gikristo cyarimo muri ubwo buzima. It's like saying I am a king but I have no kingdom. Ni nko kuvuga ngo ndi umwami ariko nta bwami buhari. What kind of king has no kingdom to rule? Nta mwami tuzi udafite ubwami aganjemo. So I realized that was actually the real problem I had. Ubwo rero natahuye ko ikibazo gikomeye cyari icyo mu mutima wanjye. Then I started afresh. Noneho ntangira bushya. It was painful for the past few years and days. Imyaka yashize yarankomereye. Thinking I'm in pain, but there is no one I can tell that I am in pain. Mbyumva ko ndi kuba ntaguwe neza ariko abura uwo mbiganirira ngo amfashe kubisohokamo. So I received those words in my heart. Amagambo rero nayakiriye mu mutima. And I started a new life. Ntangira ubuzima bushya. Actually, I am so happy these days. Muri iyi minsi rero nguwe neza.
Even though since I am enjoying my beautiful days, I'm disturbing a lot of people. Nubwo mba nezerewe n'ubwiza bwanjye bikagera naho ngira abo nshotora. So I apologize if I crossed your line. Niyo hariho n'abangamiye mwiseguyeho mba nisanzuye. Yeah, so I am grateful that I actually received the grace of God. Ndindiriye kwakira ubuntu bw'Imana bwinshi. I'm so grateful to God that I realized that even if you fight, even if you say that one more step, one more try, you can do it, you are almost there, you will fail. Rero mbaho inama ko igihe wiyemeje ngo niwe uzishyitsa ku kintu ngo nzongera indi ntambwe nirwanirire ikizakubona uko bizakunanira. So I realized I was a living proof of Isaiah 29 verse 13. Nabonye rero ndi urugero rwiza ruvugwa muri Yesaya 29. My Bible is in Kinyarwanda, so I read and then I will conclude. Bibiliya yanjye mu Kinyarwanda, reka mpabasomere nsubikire hano. Umwami aravuga ati, kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayinshyira kure, no kubaha banyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Amen. Amen. I know a lot of you might say I'm arrogant, I'm a perfectionist. It's okay. Hari ushaka kuvuga ngo umwana ni umwibone, ariko nta kibazo ko wabibona. It's okay because when at least I realized what's wrong with me and I received help. Ariko kuba mvuze ibitaragendaga muri jye niteza ahubwo gufashwa n'uwabona ubufasha kuri iyo ngingo. There are a lot of people living like this. Ko hari benshi banabaho batyo. So it would be best if you just got close to someone with love. Bizakubera byiza ro kurushaho nugira uwo wegera ukamuganira ibikuri ku mutima. It's okay if you don't want to. Nabwo nubu utari byo uhisemo ntacyo bitwaye. But at least have mercy on yourself. Ariko nta kibazo uziha amahoro. Like forgive yourself first. Wibabarire. And then stop trying so hard for something you can't even overcome. Ariko ko wagerageza kose ntuzabirenga. Because I was there, I know how painful it is. Kuko ibyo mvuga nabibayemo nzi uburyo bigora. I don't want anyone to go through the same thing. Rero ubuhamya bwanjye ni intego yo kugira ngo hatagira uba mu buzima nk'ubwo namaze kubona budashimishije. I don't even like testifying honestly. Kandi mugire ngo nkunda no kujya imbere y'abantu ntanga ubuhamya nk'uko. I was supposed to testify 3 weeks ago. Kuko ubundi nari butanga ubuhamya mu byumweru 3 byashize. I thought Pastor Jean-Pierre has given up on me. Ariko Pastor Jean-Pierre ashobora kuba yarabihaye abandi. So I thought he gave up on me, so I could always find an excuse. Natekereje ko yanyirengagije ngoma nkomeza mbisaba. But finally here I am. Ariko nubundi birangiye mpashyitse. Thank you. Murakoze rero.